ibibazo byambanye byinshi ndi gusabwa inama zanyu maji umukunzi yansaranye uzi icyo nkora biranyobeye ngo arashaka mushyira amago nta nzu mfite reka nta bukaro ibyago bigwira abagabo rwose mba nzunguza ku gataro simfite n'ayagura indabyo kandi papa watunze amakamyo banke nayo ngo ntanguzanyo ntasiba kumbwira kwagaranyo buri mfuruka n'ibibazo ngo buri wikajya muri saro imifuka yaratobotse nta n'akazi mfite n'ibibazo gusa arankunda nanjye ndamukunda ashaka ko ntera ivi niyo gahunda reka ndimo kumuhunga gusa abashaka ko muguma impande iyo turi kumwe yumva tuje ninjye musore rukumbi yakunze arabizi ko nta kintu ntunza nsura muri geta akanga gutaha ngo akabisi ndetse n'agahiye tuzagasangira niko yambwiye hari igihe ajya aza yayariye ngo muhitare ikinyayo ntarengwa papa we mubona ku mativi niwe muyobozi n'aha mu mujyi umukobwa we yananiye ngo mbe umugabo we yankaniye foshoya baby nakugira queen mbonye ibiceri gusa reka ntabyo basi mumfashe kopine nge yanze kunyumva ngo nzane inkwano ibyo kurya byajya biva he nge ko nywa amazi nka powa nkaryama erega sinanze kutubana nanjye mba nifuza kugira abana moto narobaga yaragonze bose wamaga akazi yarahombye mama wavuga ko wakowe n'umusore ukiza umwe w'umubose uri kunsaba gukora dote ese ubwo ntuzi ko bisaba inote kuba unkunda mbifata nka fote wakoze emera wumva ababyeyi urukundo nkuru ni forode wankuze ngayitse nta n'agafone niba wumva nkubabaje pole nanjye sinjye n'ubukene bungoye ibi bintu biri overdose pari ku rukundo kiri kapoze gushingirwa bucyari divorce ntago mbishaka bibiga reka kurira wenda uzabona undi utameze nkanjye wenda uzabona undi ufite ifungu utaba muri gate ufite etage mu rukundo hakora ifaranga ntabyo waruzika nkwibira ibanga mfite body mfite n'uburanga gusa papa wabigize umwanda